hari ijambo rivuga ngo uko yariri kera yego n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizanahora nibyo. Ariko iyi Mana ndayifata nk'iyahinduye ingamba Scovia. Nubwo mfite iyerekwa ry'uko no mu nteko ishinga amategeko uzicaramo yego se kubera Imana kandi. Ariko mu gihe ukiri muri izi social media tubasabye umweyo. Ariko uyu none se nkubeshye, none se nuzi ko abatambyi binjiragayo bafite ikirunga mu maguru ibintu bijegera. None uyu munsi umuntu arinjira nayo prudence akinjira nayo video ya porno. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Twongeye gushima Imana yuko turi amahoro. Turi amahoro n'ukuri kuba tugejeje aya magingo si ku bwacu n'ukuri nk'uko muririmbyi yabivuze. Hari abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo. Natwe kuba tugihumeka ni nishimwe rikomeye ku Mana, ndetse turabishimira tuyiragiza n'ibihe tugiye kwinjiramo by'umwaka uzaza, ndetse tunayishimira yuko yaturinze uyu mwaka utambutse tukaba tubashije kugera kuri aya matariki cyangwa tugejeje aya magingo akayandirimbo. Amazina yanjye ni Jerry, tugiye kubana muri iki kiganiro. Ngiri umugisha udasanzwe wo kongera kubona umukozi w'Imana nibishaka Theogene. Yesu ashimwe. Yesu imbazo. Zamura mikoro ebyiri. Okay, umeze neza? Nta kibazo mfite. Nishimiye kongera kukubona. Murakoze. Wambaye neza. Murakoze cyane. Yego. Theogene, uracyari umuhanuzi? Ntaho byajya. Uracyari umukozi w'Imana ze? Ngihumeka niko kuri. Yego. Ariko ngo Satani ajya agira gutya akarasa umwambi. Nimba yarawurasa mu mutwe, nimba awurasa mu kaguru, hari n'abawurasa hano mu rukenyerero cyangwa munsi yaho. Awurasa aho werekanye. Wowe yawurashe he? Ntago ndagera kuri urwo rwego. Munsi y'urukenyerero? Oya, ntago ndagera kuri urwo rwego. Ahubwo biterwa n'ubwoko bw'imyambi. Aha, wari wose. Ushaka kumbwira uwuhe mwambi? Umwambi w'ibyaha. Oya, umwambi nemera nuko nashenye nta ruhare mbigizemo. Yego. Wowe ni umwambi mubi cyane. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Haleluya. Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ukunesha. Just gukiranuka aho bishoboka naho bidashoboka, ariko ukakiranuka. Dushyira imbere y'Imana tuze tuganire. Ushirwe hejuru witeka Imana ya Isaka na Yakobo. Imana irebera imfubye n'abapfakazi. Duciye bugufi ngo abari wowe ushirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Birarangiye? Nari ntangiye gufashwa Theogene. We nasenze. Oyas. Ndagira ngo umbwire uburemere bw'isengesho riva hehe? Mu burebure bwaryo, mu bugufi bwaryo, cyangwa mu myizerere warisenganye? Niyo yaba ari ijambo rimwe. Uburemere bw'isengesho ni ukumenya uwo ubwira. Nta kindi. Yego, Theogene, reka twanzikire kuri iki. Nari maze igihe ntakubona, benshi bakavuga ko utakiba muri Kigali, benshi bakavuga ko wari wariheje ku masocial media, wari wariheje uri mu bihe byo gusenga. Bimeze bite? Wari uhugiye mu duki Theogene? Byose birashoboka. Kwiheza usenga birashoboka. Kwiheza muri social media bitewe n'impamvu zawe nabyo birashoboka. Yego. Ni muri byombi. Ni muri byombi. Umurimo w'Imana urakomeje se? Turashimira Imana y'itara dutaye mu maboko y'abatarakebwe. Kandi turashima Imana ko imigambi y'abanzi bacu itasohoye. Theogene, uyu mwaka ndagira ngo mu 2024 wabaye umwaka w'amateka kuri wowe. Ni irihe shimwe ufite kugeza kuri uyu munsi aho duhagaza aya masaha? Aka kanya ndi imbere ya kamera. Yego.
shimwe mfite nuko nta rubanza mfitanye n'ijuru. Nako rufitanye n'abantu. Abantu se mu buri manza. Abantu ntago babura imanza. N'ubu nicaye aha. Hari wavuga ati mwakibonye yubahwe nawe. Ako Theogene, abantu benshi b'abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa mu bice bitandukanye, kuki bakunda kugwa hagati y'amaguru y'abagore? Uhereye ku ngoma ya Dawidi ukageza ku ngoma yawe aka kanya. Ingutiya ni umuvumo w'abakozi b'Imana. Ayiwe, kubera iki? Niyo mo Kigali, niyo Yeriko. Yeriko, Yeriko, ndakubona uriduka. Biriduke. Pelamestani for the dras. Dofe. Nekosela. Umuntu abivuze ababaye kugira ngo kubera iki twongere twicishemo twumve ku bakozi b'Imana kuki ari aho hantu koko. Buriya komanteri ya mbere irazivuga ngo nibishaka ugarutse mu matiku ntaga yari amatiku. Inkuru z'amatiku ntaga ari amatiku. Twe twatangiye tuvuga tuti gukiranuka ahashoboka n'ahadashoboka. Kera he bitewe n'igihe amaze ku isi. Muri iyi minsi umbajije ikibazo. Muri iyi minsi nibyo ko kuko yari iri ejo. Yego. N'uyu munsi ni kwiri. Ariko simamya uko yari iri gukora kiriya gihe. N'uyu munsi biratandukanye. Yego. Iyi Mana yihangane ndayifata nk'iyahinduye imikorere. Impamvu yahinduye imikorere, Banyarwanda ba diaspora shuti zanjye dukundana munyembyuruko ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'igihugu. Aho ni mu itorero cyangwa mu idini? Aho ni muri ni muri leta, muri politiki. Sibyo? Uyu munsi rero ntabyo nkibona. Ubundi ari ibintu byakagombye kuba bibazwa Minisitiri w'Umuco na Sport, Minisita w'Urubyiruko. Nese ni uzaza kubegisha ko mwakwitwara? No. Minisita w'Umuco w'Umuco. So Minisiteri y'Urubyiruko yari ikwiriye guhura na Minisiteri y'Amadini. Ibaho harya? Oya ntayo, hari urwego rugomba kubireba. So urwo rwego rushinzwe amadini n'amatorero RGB bakicarana bagatumira abanyamadini. Wenda sinzi ibyo ndi kuvuga niba bigize ibyaha cyangwa niba bitagize ibyaha. Ariko ndatanga igitekerezo nk'umunyagihugu. Kandi ndumva icyo mvuze kigomba kugirira igihugu akamaro mu mwanya ho kugira ngo banyumve nabi. Minisiteri bifite mu nshingano ifitemo uburangare. Ako nta burangare burimo kuko bahora bababwira ntimukore mwitware gutya. Gasopo ni nyinshi zahawe, amawarning ni menshi. Warning itangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ikintu navugaga ni kubyerekeye social media n'uburyo bazikoresha. Ntago uri kunyumva rero. Ndagira ngo tuhahuze rero tugomba dushaka umuti. Yego. Sibyo? Dushaka umuti. Minisiteri y'Urubyiruko waruvuze ngo mu rwego rw'amatorero banzu nyumve ndagira ngo nkakongerereho wumve kuva izi social media zaza ndetse zigatangira kugira akantu zitangaho benshi babaye ibyigenge. Aho niho nshaka nyine bigumura ku matorero. Aho niho nshaka bahugurika ntibashaka kumva bavuga ati njyewe mfite ubwo rero uravuga nk'urengera idini kandi nge si duhuza. Hari ibintu bibiri. So urubyiruko ruri mu idini yego n'abanyarwanda ntago ari abanyamahanga. Yego cyane rwose. Sibyo? Dufite Minisiteri y'Urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Yego. Ubu tuvugana. Yego. Yakagombye kuba connected n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amadini n'amatorero RGB. Iki nicyo shaka ko wumva. Yego. So hanyuma bakareba igikwiriye urubyiruko, uruhare rw'amadini n'amatorero mu rubyiruko. Yego. Si ndiyo? Ndiyo kabisa.
minisiteri bifite mu nshingano yo iracyari yayindi kabisa. Oya ubitewe n'iki rero kuvuga ko yahinduye imikorere? kera winjiraga hera hahera ikakumena mu gihe wari ufite imiziro cyangwa ibyaha. Voilà. Kakuritura pe kaguhombora kagucinya rwasayika rurebesha ka Gitumba ubutsintsino bukareba Kabarondo naga ikibica ni Nyembabazi. Oya yego turi mu gihe cy'ubuntu none se amaraso none se ntuzi ko Mwuka Wera ahora tunihira imikoro ngende kuko nubundi ntago nyishyuye. Turi kungurana ibitekerezo kugira ngo reka ntago ikibazo ari imbabazi. ni bimeze bite se? Ibi ifite igihe yabihaye izabihomborera. Iracyakusanya iracyegeranya ibimenyetso. Ela Cosima alanda katraibole kasima. Urayumvise? Tenebrai sinigo. Urimo urayumva? Netakitabo efa. Shenedrai. Iracyegeranya. Niko. Riravuze ngo nzohereza Amavubi. Azakugenda imbere kandi nzajya mbisekura ruto ni ruto. Nago nzahubuke. Rero ifite ibintu irimo yegeranya nibimara kugwira. Uzabureba abo bari guserebura graduation ariko intebe harundi yicayeho nibyo. Yego. Taje ibi bintu uko bikomeye twari tukivuga tuti mu bintu uyu mwaka wadusigiye niyo mpamvu nari nkugarutseho. Nanakubaza n'ikibazo kuki abakozi b'Imana hagati y'amaguru ni ikibazo pe. Ni umuvumo uturuka mu ngobyi ya Edeni. Oya se kandi rega ikibazo cyanyu nuko umuntu abaho kuri mu gatukana nicyo mfana. Oya njyewe sindi gutukana. Ingutiya mu maguru h'abagore ni umuvumo wavuye mu ngobyi ya Edeni. Usohoka mu ngobyi ya Edeni na bugingo nu. Ese urabikora iki? Dusenge Imana idushakaho iki muri izi mpera mu mwaka utaha bimeze bite amakuru y'ijuru? Birasaba uko wasenze mu kwa mbere ari nako usenga mu kwa 12. Hatandukaniro ririmo. Kandi wavuze ko Imana yahinduye imikorere. Imana yo mu kwa mbere ni nayo yo mu kwa 12. Bisaba ngo uko wari ukijijwe mu kwa mbere. Niba ijuru ribyemera fatiraho. Wa wundi se warashwe ya myambi yose twavuze y'ibyaha y'ibyo byose twavuze ni yiyomore. Yiyomore kuki ajye kuki? Yiyomore iyo myambi. Buninde muntu utaza hagwira se ninde muntu utahazi. Nibafate côté faible nibishaka Theogene azaho intege nkeze ziri. Yego. Na harundi ngabo nyinshi. Ako Theogene intambara hanyuma ahakomeye arahazi. Ahihorere hazirinda. Ninde muntu urapanda imodoka ya gisirikare. Ariko mwabaye muti. Ninde wakinisha kuriri ya polisi? Wabajura njya numva ngo abajura ngo bibaza plaque. Ko nta uri bya RDF cyangwa ya polisi cyangwa ya RIB. Haba mwabaye muti. No gutera ibuye ku karere wa mugani twakoze. Ninde muntu utazi aho intege nyeze se ziri? Ako Theogene intambara z'amagambo ujya uzirwana gute? Ngewe uruvugo kuko biruhije abantu bizengereje abantu no ku makomenti y'ibiganiro dukora bamwe nyine ugasanga ntibiyakira bitewe n'ubutumwa batanze cyangwa n'ibyo bavuze. Wowe intambara y'amagambo ikugezeho uyirwana gute uyifata ute? Bonda banza nkamenya ibintu bibiri. Niba hari uruhare nabigizemo ndaziba. Ukoresha imvugo zikakaye. Mbwira umunwa ngo ziba. Ceceka urisobanura iki? Ku kigeragezo nizaniye ndaziba ngafunga umudomo. Yego.
hanyuma iyo nsanze nta ruhare nabigizemo menya agaciro mfite. Yego. Turacyari ku kintu cyitwa social media. Social media ye gushaka ubwamamare, gushaka ni byiza yuko dutambutsaho ibintu bifitiye umumaro sosiyete ndetse n'ubwoko bw'Imana n'itorero muri rusange. Ikintu cyitwa social media nawe ndatekereza yuko bifiteho akantu kuko Satani nosiyo Imana Satani yigeze kukumvisha ukuntu bimeze kugira ngo dusigasire indangagaciro nk'abanyarwanda, dusigasire indangagaciro nk'abakristu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Ni byiza, turi gushaka ubuzima mu buryo butandukanye, yaba muri gospel yaba no mu bindi byose, ariko ikintu cya mbere hakaba gukiranuka. Ni gute twakiranuka? Haje ibintu byitwa ngo amatiku, gutwika, gukareya, ugasanga umuntu yakareye inkuru, yakareye ibintu bihanganya n'abantu. Iki kintu cya social media nk'umuntu nawe wigeze gusogongeraho ku mbuto mbi Satani yashatse kukwinjizamo, niyihe nama wagira abantu bakoresha social media influencers? Ari impamvu eshatu mbona. Reka mvuge ku mubyeyi gito. Umubyeyi gito ni umubyeyi ubyara umwana yarangiza akajugunya ku muhanda akigendera. Amatorero y'ubu yabaye umubyeyi gito. Yego. Cyo ni kimwe, ntakita ku nshingano za kibyeyi. Nibishaka Theogene nagiye kumenya ubwenge, habaho amahugurwa y'urubyiruko mu itorero. Hakaba ingando, amahugurwa y'urubyiruko, abo banyamadini. Ko turi gupfusha urubyiruko mu mutwe ku rwego rwo hejuru. Yego. Kandi iyo urubyiruko ruri gupfa nuko abantu batabireba, igihugu kiba kiri kujya habi. Impamvu ya mbere, umwanzi uteye igihugu aza ashaka urubyiruko. Igihugu gishaka kurwanya umwanzi kigomba kuba gifite urubyiruko. No gutera imbere ku rubyiruko, banza ndaje aho ndagera. Satani arashaka urubyiruko, Imana nayo irashaka urubyiruko. Deni buri jisho ryose aho ryaturuka hariho hose riza rishaka urubyiruko. Rero ntago nyobeye ko hari abana bananiye iwabo. Hari abana bananiye iwabo. Iwabo mvuga ni itorero, ni mu itorero, ni mu gihugu, abatoroka igihugu bakajya kwijandika mu bidafite umumaro. Abo n'abana bananiye iwabo. Ariko nitwibagirwe ko umwana w'ikirara ajya agaruka mu rugo. Yego. Bitewe nanone n'umubyeyi. Ngenda atinya pe iyo bavuze ngo Imana, nkabona umuntu yakareye content ku Mana. Inshuti yanjye, ntabo musigaye mubona bigana indimi, abantu bakabipostinga tugaseka neza, bakanabipostinga mugaseka. Erega Jerry, reka nkubwire ikintu cyitwa imihimbarize iriho ubu ngubu. Mva nkubwire Mana yanjye, umurokoro undeba hano, nyitegereze neza, nujya mu mwuka w'Imana, pana icyuka mu mwuka, pana vibe ya bintu by'Imana byahindutse agatogo. Ariko mwabonye aho umuntu azamuka uruhimbi, niko nigeze mubona aho umuntu azamuka uruhimbi yambara akora ngo ari kuramya. Igitsina uko cyakabaye kirishushanyije, iriya pantaro mujya mubona igira ibanga. Iriya ni ya siporo, igomba kuguma mu mwanya wawe. Iriya ko ari ipantaro wakwambara imbere y'umugabo wawe, ni ipantaro yo kujya kwambara mu itorero. Hako nibiki muba mutabona? Ikibazo gikomeye tuba twumwe wa mugabo. Niko ibintu by'Imana byahindutse agatogo ku rundi rwego. Uziko niba hari ikintu ntinya, na Yesu arabizi, ntinya gatute. Buriya mu bintu ntinya uruhimbi. Urarwubaha. Mu gihe nzi ko ntakiranuka muri njye, ntujyayo. Sinshobora, hago nakurira hari. Yego. Reka. Kirazira bikaze. Aya ni amakorari muri kubona.
wahambanati, 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 siyabonga. Ndirimba barazigoreka bakazanamo ibinyarwanda utamenya ubwoko. Ibyari hareruya ngo ni harereya. 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 Yose ni hareruya. Tuje tugana ku musozo, ubutumwa bukomeye wabwira abadukurikiye, urubyiruko muri rusange, abantu nk'uko twabivuze, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, yego turi gushaka imibereho, buri wese atanga impamvu ati ndi kwirwanaho. Akaba umukobwa baheruka guta muri yo mbavuga ati ni ukwirwanaho, ni ugushaka imibereho, ariko imibereho yitubuza ubumuntu, imibereho yitubuza ubunyarwanda, imibereho yitubuza ubukristo, imibereho yidukoresha ibidakwiye. Dukorere duke ariko mu nzira nzima, tuvuge ibikwiriye, dukore ibikwiriye, ndetse tubikore no mu buryo bukwiriye. Dukore iki abantu badukurikiye Theogene? Hari ibintu bibiri numva ashaka kuvuga, ingaruka ndaza kuzirengera. Kandi nimbizira ntimuzansure, njye uzaba wizize. Niko njye mbaho. By'umwihariko mbikuye ku mutima wanjye, nta buryarya burimo. Ndashimira RIB. Yego. Kubera iki uyu munsi umuntu ari kugurisha inka akajya kuburana inkoko ngo yanze agasuzuguro, kandi agatanga ibiguzi birenze ibya cya kindi kuburanira. Umuntu akwibye inkoko, yego, ukagurisha inka ukajya kuburana inkoko. Ibyo bintu urabyumva neza? Yego. Ndabyumva cyane. Urabikurura ukabyumva? Ni ibibazo bikomeye. Gutugurisha inka ya miliyoni ikamwa, sibyo? Yego. Warangiza ukambwira ngo ugiye kuburana inkoko. Ni ubumuntu bwakamutse mu bantu se? Ni ubukristo bwakamutse? Ese wowe urumva nta kibazo? Hari ikintu maze iminsi ukagurisha rumoroki, ukajya kuburana igare ngo wanze agasuzuguro. Hari ikintu maze iminsi mbona, competition. Umukristo cyangwa umurokora aratera imbere, yashinga uruganda, yashinga boutique, yashinga ikintu cyagirira abandi akamaro, ntabwo areba muri babandi basengana. Aravuga ati atazandoga, atazanyiba, atazagira gutye, ahubwo ararenga akajya mu muhandi. Izi ndangagaciro zimeze gute koko? Bo, ninkoresha ikinyarwanda cyanjye abantu baze kunyihangana. Turagana he? Hari ibintu Yesu azakemura. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo yaricecekeye, ari kurundanya ibimenyetso, niko wavuze? Yes. Hari ibintu arimo yegeranya azasuka imbere yawe uko bikurikirana. Hari ukuntu Bibiliya yavuze ngo muroreke rukurane n'amasaka, ngo azarunda hamwe, sinumva ubizi ahita acana. Yes. Igo hashe koko. Va kuri bya bindi twirirwa tubona hano ngo hahiye. Azahatwika Yesu naza, azahatwika hashe byanyabye. Hari ikintu maze kubona Yesu atazirirwa ataha umwanya ngo gucira imanza, yego, ngo nuko babyanditse. Uko iterambere rigenda ryiyongera, yego, igihugu kigenda gihindura bije n'ingamba. Yego. Ntago nemera ko Yesu cyangwa Imana izafata umwanya wo gutakaza ngo igiye gucira abantu imanza. Umuntu wese ahaza akatira arahaza. Ukijyana se? No kuri kose. Ako Theogene, ubu ngubu wakubwira ngo wijyane wajya he? None se ubundi amatsiko y'ahantu wajya. None se umva nyine nkubwira wajya he? Nyine nibyo ndi kukubwira. Reka tubikore twikinira, dusipoze ko ntaho tureba. Reka wenda mvuge nkanjye kuzimu, nkanjye nka Theogene ugiye gukatira he? Sibyo? Nyine nibyo ndi kukubwira, aho umuntu azakatira arahaza. Nawe burahazi mu mutima. None se ubu ntago mareba imbere yanjye, taburo ntago iri imbere yanjye. Soko wankopeje. Oya. Ntago igihe kiragera. Ariko umuntu arahazi. None se Jerry, nanjye nkubaze, witiranya umuryango wawe n'uw'umuturanyi? Oya, ntahi wanje. Iyo ugiye kwanura mu cikopa se, iyo wanitse ntago uyizi, sayizi zawe nazuzi, kutayora ibyo ubonye.
ariko mwabaye muto. no kuvuga ngo twigiza nkana mu bintu byose kandi Do tubizi. kubeshya ni icyaha, icyo kintu niba nkibeshya nkizira. Umuntu wese aho azakatira arahaza. Mbaho urugero, Yego. buriya ribu iza gufata umuntu tinganye, mwaratinganye aho buretse reba hano, reba hano, ndakureba rwose. urumva unyumve neza cyane. ribu ubu yaza kumfata ntabizi, ubibwiwe n'iki se? none murakorana? umva havara mbibwiwe n'iki? wabwirwa n'iki? ibyo mbamo mba mbizi, n'ibyo wavuze ububizi se? ni buretse gato kuvuga ngo hari igihe mukosa Oya, sha. namwe mubizi ko muri oya, mu reka nguhe makosa. urugero, sibyo? Reka nguhe urugero. urimo uranyumvira aba bantu. Ucuruza urumogi, ubizi ko ucuruza urumogi, ibintu bitemewe, ibintu bitemewe, ukora amafobiye, ubizi ko bitemewe, uretse ko ubutazi umunsi bazazira, ariko ububizi, ariko ububizi ko igihe kizagera bakaza tubigendanemo. Yego, cyane. icyo ubutazi ni umunsi n'igihe bazazira kugutoragura, ariko ububizi by'uri gukora ububizi ko bazaza, ko bitemewe. none wararanye ni bici mu nzu, sibyo? kuba hari umugabo ufite roje hano ku Gisozi, ni pasiteri, nese si ubucuruzi, buretse gato ni pasiteri, niho akorera deliverance. yego se, isaha n'isaha, wenda uyu munsi ari kuyikorera abangana na nyina, abangana n'umugore yirukanye, nta kibazo. ariko hari igihe abazimu, buretse gatoya yaramwirukanye se, buretse gatoya kugira ngo deliverance igende neza. banza wumve, hari igihe nyabingi za se cyangwa iza nyina zizamutera zikamuta ku mwana utujuje iki imyaka. aha, hanyuma nyine nase buriya ibyo akora ntago abizi ko abikora. terms and conditions. dore nsanzemo hano ariruka, ambonye aratibika. kutari wambwiye. oya, hari ubwo mvuze izina rye, narongore namubwira iki? ni pasiteri wanyawe se, buretse gato afite na ka kaboro kamo hano, harya bayita ngo korone. ndarengana ngo ni iki? nzabimenya ngeze kuri urwo rwego. nibyo navugaga, uyu murimo mwitwaje mukawitwikira bitangiye kugaragara ko mwatwihishagamo. no, hari ikintu nyine Jerry, Karame, abanyarwanda baze kwihanganira ijambo ngiye gukoresha, ariko ngo Imana irarika, uyiyitiriye wese ngo aba yumva neza. reka da, umva ijambo ibanga rikomeye ririmo. abantu barondorwaga n'ijambo ry'Imana, urumva neza, bakarondorwa n'umwuka wera. uyu munsi bamaze gukimbiza umwuka wera mu rusengero, hari gukora umubiri. ni Nigeria zirimo, harimo imbaraga zajya. none se niba abantu batakirondorwa n'umwuka w'Imana, baramaze kuwangaza, barawirukanye, hanyuma igituma batinya icyaha ni igiki? siko musetsa? ahubwo mubahati bisirimba, mushiremo worship team, wahamba nati wakubitanye nande. urakoze cyane Theogene, turahita twanzikira ku kintu kirimo ndimo ndabona mu mibyinire n'imihimbarize. anana yesela oya akira oya jukunya vutura. biriya bintu ni ubusirimu n'ubusare. reka mbabwire nyine ibintu by'Imana byajemo brage gutya. urumva neza, ibintu by'Imana mwabizanyemo brage, byahindutse story. uziko njya mbona n'abakomediye nabo baje muri akavuga ati Imana n'ibiki byose bagatera amakorasi. content zisigaye mu rusengero, bagasura utugari, yes, bagasura uturere, bagasura intara. yego, nje nasaba ko Minisiteri y'Urubyiruko isohoka muri biro, isohoka muri office, kajya kuri tere, sibyo? uhagarariye urubyiruko mu karere ka Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, Musanze, Kirehe, Nyamagabe, Rusizi, Gicumbi, izo nzego zose zikitaba. yego, urubyiruko iwanyu mu karere, radio mu baturage, ijwi ry'urubyiruko, sibyo? hari ibyo najyaga numva, uzamenya gusoma Rwanda rw'ejo.
kariya kantu kari sawa niba bikibaho birahari simbizi ushobora kuba ari njye wabuze. Ntabwo rero hano ndi kurega minisitiri w'urubyiruko cyangwa kumutunga urutoki, ndimo nderekana ko turimo tubura urubyiruko kubera uburangare bwa bamwe na bamwe kandi babifite mu nshingano. Ariko noneho mu gihe ibyo bikiri gukorwa kandi n'ubundi n'igihugu cyacu gikunda urubyiruko, gikunda abaturage muri rusange kandi bakora ibishoboka kugira ngo tubeho neza, nivugiraga ku mbuga nkoranyambaga. Nyine ndaje aho niho nshaka kwinjira rero. Yego, uyu munsi kubera bwa bwigenge nta gitsuri cy'umubyeyi, sibyo? Ya minisiteri bifite mu nshingano, nta gitsure cy'itorero, sibyo? Wowe nkubaze, nzi ko usengera muri ADPR. Yego, mu Rukiri niba hakibaho sinanabyiba. ubu twimukiye kuri sheri. Kuri sheri ubwo mumeze nk'ubu mufite ubucucike bwinshi. Yego, kandi mugomba kugabanya ubucucike. Okay, so hari amahugurwa y'urubyiruko uheruka mu idini? oya ntayo. Ntayo. Habagaho igiterane cy'urubyiruko. Ubundi ibintu byazambiye nyuma muri covid, Oya. abantu batangiye kwigenga. No. Amagurupe arasenyuka. No, please mbaza. Yes. Mu mwaka w'igihumbi 1994 niho byatangiye. Nari umwana mu itorero ADPR ikiriho. Pentecote y'umwuka ikiriho. Subu hasigaye Pentecote kandi nawe uragira uti hasigaye Pentecote y'umubiri. Nyine hakiriho iy'umwuka hakiriho. Cyumvikane neza ko hatakiriho. Hakiriho itorero ry'umwuka. Nyine ubu hasigaye ry'umubiri. Umuziro de indangagaciro twa kirazira. Nyine ubu hari y'umubiri. Nta shahave byihorere. Nangwa n'umubiri. Urumva? Ngo hari y'amarobo. Simbizi. Niba ari ingi teretse harya. Twikomereze. Noneho icyo gihe ubanze unyumve neza. Ndagukurikiye cyane. Wibuke ko umuntu ahava kagera, sibyo? Yitagaga igitambaro ukabuze icyo asobanuye. Urabyemera? Cyane uhita uvuga uti pe. Voilà. Yakwambara ingutiya ndende ukabuze icyo bivuze. Kandi bikaba ari byo. Kandi bikaba ari byo byanyabyo. Yego. Sibyo? Ariko uyu munsi si igitangaza ko umurokore wo muri ADPR akubitamo igitambaro harimo inzaratsi mindani, hari wagiye kurangiza muri korari ijupa igera ku birenge nanayikandagira. Ntago ari kurangiza. Uretse gato ngo ni vitamine pfa. Sawa. Noneho akanayikuzamurira mu gihe ugiye gukora ibyangwa n'amaso y'uhoraho. Mu gihe ubishaka. Okay. Si igitangaza ko bishop cyangwa pasteur cyangwa mama pasteur Muhanuzi Theogene nakazi kawe akicara kuri podium hari ariko afite indaya bari gucata hari mu kibaya muri korari tureba imbere. Yego sha tureba imbere. Sibyo? Cyane. Uyu munsi rero izo ndangagaciro na kirazira ngo mutahe. Azisigaranye ubwe peke. Nibyo nahereye mvuga nti kanzige mukanda wanjye soko rinde kanzige. Urumva? Ocyuride nacimanyi orumanyi rwoka katono. Aha naye nga batuhurira muri mo Uganda tubiyanziza nga tubiyanzege. Naye nga mujye tunyumye. Atiki. Soko reke katugende mu maso. Atiki. Igikurikiraho rero niki? Uyu munsi ibyitwaga kirazira mu idini byabaye kubizirura. Your high freedom, uburenganzira bwarazamutse n'ubusirimu wowe. Akuziko wasigaye mu baturage ubusirimu bwarazamutse. Ubu no gushyiramo kanyereza ibintu bikagenda neza bise hari. No mpamvu rero kumbwira ngo urubyiruko ruri mu mazi abira. Urumva? None urajya kubona ukabona umugabo n'umugore we ni weekend. Urumva neza? Umwana akora, nyina akora, ise icupa, panaro y'icupa. Ni muri siporo ni weekend. Tega amatwi. Barasohotse bagiye muri anniversary, bagiye kwizihiza igihe bamaranye babana n'umugore n'umugabo. Si byiza. Uzi icyo bita kwibutsa Satani ko ataguhize.
ubwo ugiye kuvuga ko abantu biziza anniversary banzu nyumve wikwibutsa satani ko azakwica n'ubundi azakurahira nakubona naguca urwaho urumva azakumena rero urajya kwibutsa abazimu n'abadayimoni kumaze imyaka 25 wubatse abarozi kutagiha n'abarozi bari baribagiwe ko iyo myaka uyifite none urabibibukije bo bashenye rugikubita ngo uri guserebura imyaka umaze wubatse ayiwe ye ibyo bintu ntabwo ari byo ariko se iyo dosiye ugomba kuyicarira ankete ukayiburizamo niyo mpamvu rero abamwe muri ADPR cyangwa mu barokore abavuga ko batari romantique gasanga ingo ziraca agahura n'umwana ufite urukundo uri romantique akamutahanira agapome akamuzanira agashokora none nawe ngo ngwiki niba hari ikosa rikomeye nukwibutsa satani ko agomba kukurwanya kandi abizi ariko kazashinzwe kandi ari cyo ashinzwe ko cyewe ngo na madamu ngo tumuranye imyaka 25 ari warushenye rumaze amezi angana ntago turi bujyane kuko n'Abisirayeli bageraga igihe bakagaruka baje gushima Imana ndabyemeye umva nshuti yanjye wafashe ituro muri silence wowe n'umugore wawe kandi mwaratubwiye ko Imana ibiryo byayo ari amashimwe wowe ntago ndayibona ku meza irya yo mashimwe cyane ko nahirira ntahazi ega murantuburira nkabihorera ubwo ko ari mwe undi hari ibintu bibiri no hari ibintu bibiri sibyo iyo umwe asomye ku icupa undi agasoma muba musomanye twasomanye kabaye urumva anaweza yote Mungu we anaweza turi ku kintu bita gukiranuka rero ahagaragara n'ahatagaragara ahakwiriye no mu gihe kidakwiriye yes ndashimira ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yego rimwe na rimwe ntako baba batatugize baragoragoza tujye tubwizanya ukuri kiriya kintu bakoze cyo kubanza guha umuntu last warning rwose bacyubahirwe iriya nitemwe ni nko kukubwira bati nyabona abanyarwanda wahinduye nimubona hari uwo tujyanye mujye mumenya ko twabanje kubidekarara sibyo iriya nitemwe rwose icya kabiri reka nsabe mama urwa Gasabo Mutesi Scovia yego ngire ngo niwe uhagarariye RMC binjire muri izi mbuga nkoranyambaga bashizemo akabaraga yes bazinjiremo bashizemo agatege yego izi YouTube channel zidafite uburere n'ikinyabupfura barebaho bazerekeza mu rwego rwo gutabara urubyiruko ubwo biragendana na ba nyirazo n'abazikoraho rwose ntekereza ko aka kanya bavuze ngo uwize ufite experience bari ufungura YouTube channel kwiga n'uburere biratandukanye yego ako bundi byakabaye umuyoboro mwiza kuko byahaye urubyiruko rw'inshakazi yego nyine niyo mpamvu nari mvuze ngo bitangira kubasaza bakora ibidakorwa kuvuga ibitavugwa ikindi ni sabire ribu niba bafunze uwakoze inkuru bamujyanane na nyiri kinyamakuru rwose akoze teoje nibyo impamvu ya mbere Jerry ubu nge nawe neza tujyane oya niba kuko hari impamvu mbivuze mu rwego rwo guca ikinyabupfura gike n'ubushinzi n'ubushizi bw'isoni yego n'ibishego muri social media bajye bafata uwakoze inkuru bamujyanane n'uwayimukoresheje umva icyo bizagabanya ya mitego utega umuntu ngo nuko ari umuswa ntago uzongera kugira ngo ayigwemo avuge nabi ni gute ngewe naba nicaye hano ngakora inkuru akaba ari ngewe ujya kurya impungure wowe ugasigara mu gihugu widegembya nkanafunguka gumana views bajya badutambikana twembi kuko twese tubifitemo uruhare urugero ufite ikibazo wambaza nkagisubiza kitagize uwo gikomeretse cyangwa uwo cyangiza yego sibyo wenda ntagusubije nta kintu wantwara icyo mbivugiye nuko hari nabo baba bishyuye yego
sibyo rero Jackie wizize pe ntako batakugize tujye tubwizanya ukuri. Ikindi kandi uyu mugabo watereye ivi Jackie nawe bamushake. Yakoze iki se kandi? Oya nawe hari ibintu yavuze bitari byiza. Yego. Nawe bamushake bagira ibyo bamubaza. Ariko yes nibyo nubuhashi byibura mutange last warning y'amezi 3. Amezi 3 ahwanya n'iminsi 90. Bagira ibyo bakemura umunyamakuru wese udafite ikinyabupfura nuza gukora inkuru atazi ibyo avuga. Babyandika ahantu izo cano bazikurikirana. Babaho iminsi 90 ihwanye no gukosora ibitaratunganye mu gihe cyose mwakoraga ibyo mushaka. Yego. Uzarenga kuri aya mabwiriza kinyamakuru cy'abagisibe hanyuma ibindi tuzabaho nkuko twabagaho izi social media zitari zaza ariko nukuri zikomeje kwangiza society. Theogene reka ngushimire cyane wakoze cyane Imana iguhe umugisha ku musanzu wawe utanze ku itorero ku gihugu ku rubyiruko no ku banyarwanda muri rusange. Reka ngushimire cyane umuntu agukeneye agubone kuyihe nimero ni 078 01002 07 83 sorry 0783 01002. Ikindi kandi niyamya abantu bavuga ko natorotse ndahari ndi mu gihugu cyanjye bandi muri gukereye inkuru ngo buriya njya mbibona ngo buriya ngo ribungu ishobora kuba yaramutambikanye nta muntu wankozeho ndahari ndi muzima. Ntimukasebye uru rwego rukora rutuziza ibyo twakoze ndanigendeye. Sawa.